mu gice cyatambutse mu nkuru y'inzitane twasize Liam yaramaze gusaba Ivy yuko yamubera umukunzi. Yararimo amubwira ati ntabwo nakongera kwitesha amahirwe nk'aya, ntabwo nakongera kwitesha ihirwe n'umugisha nk'ibi byo kukubwira ko ngukunda. Ese aho Ivy yaje kubyemera nangwa ntiyigeze abyemera? Inkuru yacu reka n'ubundi tuyitangirire kuri aba ngaba bombi babiri. Ivy yitegereza Liam mu maso, kamwitegereza umwanya munini, gahera kamubaza ati Liam umeze neza? Liam ati yego meze neza mukobwa mwiza. Ivy ati ndabona wagira ngo ntumeze neza, ese ibintu uri kumbwira wabitekerejeho? Liam ati ya nabitekerejeho kandi rwose nanabitekereje igihe kinini birenze uko nanabikubwira. Maze igihe kinini cyane kuva nakubona bwa mbere waje gutungura muvandimwe wawe Priya, nahereye ku ngukunda iteka umutima wanjye wakunyishyuzaga. Namaze igihe kitari gito nirwa ngushakisha, ni kenshi nabwiye Priya kumuza nawe ariko nawe ntabikore. Kubw'ihirwe Imana yaje kumpuza nawe. Rero ndi serious, ntago ndi mu mikino, ngukunda byimamo. Nkubwije ukuri ndumva nifuza ko waba uwanjye ubuzima bwanjye bwose nsigaje kuri iyi si. Ndifuza ko njye nawe twaba 2 in 1. Ivy, iteka iyo wizerera mu rukundo urarubona, uko uba uzi ko umunsi umwe hari umuntu uzazana ibyishimo mu buzima bwawe. Akenshi iyo uhuye n'ibibazo mu rukundo uba ugomba guhangana nabyo, kuko n'abakureba akenshi n'ababa bakuzengurutse hari igihe uhura n'ibizazane isi n'abantu bakakota. Gusa icyo nakubwira ni uko urukundo urubona, kandi iteka iyo urwizereramo iteka inkuru nziza igomba gutaha umutima wawe. Kandi iyo ufite ugukunda nawe umukunda, urukundo rwanyu rugira iherezo ryiza. Abenshi babifata nk'ibihombo, ariko sinzi ko njye ariko nabivuga, kuko ibyo abantu badaha amahirwe akenshi birangira bibaye. Ntakubeshye kuva nakumenya wambereye isoko ry'umunezero n'ibyishimo. Ni wowe mpano nziza Imana yampaye, ni wowe wafunguye umutima wanjye. Ndabizi neza uko byaba bikomeye kose, uko twahura n'ibizazane, nuramuka unyemereye njye nawe tuzabinyuranamo. Rero umukunzi wanjye reka unyemerere nkwite umukunzi wanjye kuko kuri njyewe already ngufata nka girlfriend wanjye
nako ntabwo uri girlfriend, you are my woman. Ivatse ariko Seriam urakomeje. Kubera ibyo nagiye mpura nabyo mu rukundo, gutenguhwa nagize, amajoro naraye ndira, n'amanywa niriwe ndira, byose iyo mbyibutse numva ndushijeho kugira ubwoba bwinshi cyane, nkumva ntabwo ndi tayari kongera gukunda nawe. Ese basi uzanyihanganira nindamuka ngukunze ariko nkagukunda uko bidakwiye? Liam ati mukunzi, nibyo hari igihe kimwe isi izavaho ariko urwo ngukunda rwo ruzaramba. Waba unyura mu bikomeye, waba utari tayari kunkunda uko bikwiriye, ndabizi ko umutima wanjye ndetse n'uwawe biterera muri umwe. Yego ntabwo biba byoroshye, ariko nzakujyana gake gake, ndabizi iki gihe kizagera unkunde. Erega ibintu byose bisaba igihe. Ahubwo buriya mba numva ari ihirwe kuri njyewe kuba Ayman yarakoze ikosa ryo kukurekura, kuba yarakoze ikosa ryo kuguhemukira. Ahari byagira ngo aba ari njyewe ugira ihirwe ryo kukwegukana. Ivy, uri umukobwa mwiza. You are beautiful in and out. Mbabarira w'inyima aya mahirwe. Ivy ahera akabwira Liam ati se byibura ntiwandeka nkareka ikintu, nangwa se ukareka ibikuta byanjye bikagwa. Urabizi neza nababajwe kenshi. Urabizi nababajwe kenshi mu gihe cyashize, ndetse nababajwe bikomeye. Ariko ibyo ugenda unyereka mbona ko bitandukanye cyane n'ibyo nagiye mbona, ndetse ibyo bitekerezo bindi binyibutsa ahahise, mba nshaka kugenda nkabisiga inyuma, mba nifuza ko byagenda, ariko ntabwo nabasha kubisobanura ngo ubyumve neza. Gusa ntabwo nabireka ngo bigende gusa, ariko nanone sinabura kukubwira ko ntabwo nakwizera ko nakubonye. Uko byagenda kose nanjye nzaguma aho uri. Uko mbibona nuko mbitekereza, ni wowe umurikira isi yanjye. Ntabwo nakwizera ko nakubonye. Nzaba aho uri, nzaba aho uzaba. Ntabwo nasobanura wowe, urisobanura kuri njyewe. Ni ukuri urabisobanura byose.
nibyo kuri ubu bangerageza guhungira urukundo kure nkava mu rukundo kuko nababajwe kenshi bihagije pe gusa nzagumana nawe ariko nawe unsezeranye ikintu kimwe unsezeranye ko utazigera undiza kandi unsezeranye ko uko byaba bimeze kose ibyo njye nawe twanyuramo ibyo twahura nabyo byose utazigera unsigana ngo se ngo ndize dore ko mba nifitiye ubwoba bwo kongera kubabara yamahera akabwira Ivy akambwira ati humura mukobwa mwiza I will never let you down I will always be by your side kandi nzagukunda bizira uburyarya my love for you is real trust me ngomba kuguhoza amarira yose isi n'abantu byatumyurira Ivy ahobera Liam akabwira turakoze cyane Liam ati ntago ari wowe wakabaye unshimira ahubwo ninjye ukwiye kugushimira bakiraho mwari yinjira akoma amashyi akavuga ati wawo mbonye ekipe noneho ngiye gufana Ivy ati byose wabyumvaga ntwa ndati nabyumvaga nyine urumva najya kureba mushiki wanjye noneho akuba kugira ntago nzongera gutuma ari umuntu ukugirira nabi uzi buriya nk'iyaramuka kurijije gato ntago azi ibintu nari kumukorera ubu ngiye kujya nkurinda tuve aho ngaho tugaruke kuri Priya na Nadia aba ari kubaza Priya ariko ko utambwira bimeze bite Priya byihorere nkuzaniye inkuru mbi ndetse umpamagariye inkuru mbi hano Priya ati none bitaba inkuru mbi uzi ko Ivy yagarutse Nadia ati no way nyuma y'amezi agera kuri angahe tuzi ko yapfuye atakiriho ariko uriya mukobwa n'umuzimu nose uriya abaho ntagowe gukomwa ngewe ubwanjye ni ngewe wamwihereye wa muti wari wampaye nasize neza ubuzima bwe buri hari Priya ati byihorere nanjye nari ndi kwa muganga rwose narabirebaga ko ubuzima bwe bwarangiye gusa nyine baje kumushimuta urabizi narabikubwiye nyuma y'amezi 2 nibwo yongeye kuboneka mu by'ukuri avuga ko afite umuntu wamukijije avuga ko afite umuntu wamwitayeho ariko nawe ubwe ntago uwo muntu amuzi mba numva wanyereka uwo muntu mana yanjye namukatagura nkamucamo uduce Nadia ati nawe sigaho jya ugabanya ubugome suba wumva wanakwica wowe Priya ati none biradukora ni ibiki none si yapfa nitwari kuba tumwambuye ubuzima nitwari kuba twishe nigeze kuganira na Karungi Nadia ati Karungi wose kandi nuwe
ndati ni inshuti yanjye. Ndati ngo waganiye na Karungi. Ati nyine nigeze kuganira na Karungi. Ndavuga ati Ivy nzamutesha umutwe, nzamubabaza kugeza ubwo azanga ubuzima akumva atamwe kubaho, ubwo akihitiramo kwiyahura nangwa se akiyambura ubuzima. Sinzigera no mahari icyiza kimubaho njyewe nicaye ahangaha. Nadia ati ariko umva nubwo nanga Ivy, njyewe ntago mwanga bikomeye pe, aho mba numva mufitiyemo akantu k'urwango. Ikintu cya mbere reka nkubwire, uriya mukobwa iyo ageze muri karitsiye abantu bose baba bahagaze, abantu bose baba bamushagaye, wagira ngo niwe wenyine ugaragara. Uriya ati sinumva se nawe umeze nkanjye, twese rega tujye twemera ko tumugirira itimwe, ni ishyari ritubungamo. Ndega ntago twagira igikundiro nk'iki. Rero kugira ngo tukigire nuko tugomba kumwikiza. Abato n'abakuru baramukunda, yewe ingeri zose. Noneho ahantu hose ageze wagira ngo agira igikundiro utamenya ahantu akomora. Buri muntu wese aba yumva ashaka kumuvugisha. Njye inshuro zose nagiye ngendana nawe natahaga neza umutima wabyimbye wenda guturika. Tumva rero ngutere story. Hari umunsi twigeze kujya mu bukwe, tugezeyo twari twambariye nyine umushoti we, nyine urumva we yigaga nyine imbere yacu, yaranaturutaga, hari twamwambariye. Noneho mu basore bari bambariye umuhungu, Ivy bamuhaye umutipe bari bugendane mwiza shaho, umutipe useka neza rwose, muremure w'igikara, ufite amaso y'urwererane. Umva nkubwire Nade, nanjye ubwanjye numvaga ari njye bamuhereza tukajyana. Nadia ati ubwo wasanga ari mubaho, ubwo ibintu byose ubonye kuri Ivy ubona ari byiza birenze. Priyato ntago ari ugutebya pe, yari mwiza. Ibaze ko twasoje ibintu byose birangiye tugiye gutaha, umusore yinginga Ivy ngo amuhereze inamba ya Ivy yari mwima. Numvise yaba ari njye wayatse ngo mere ko nyimo, turi gutanda mubaza kubera icyo nkimye inamba yawe. Uzi ukuntu yansubije se? Yarambwiye ngo njyaho umuntu ambonese yamfatira, niba koko ari umugisha wanjye Imana izongera duhuze. Kibura numvise umujinya unyishe, numva nagaruka inyuma ngagenda nkavuga ati se base waretse nkakwihera iyanjye, ariko nibuka ko bitakunda. Kandi rega si n'uwo gusa, bari nka batanu bose wabonaga bamushagaye bashaka kumuvugisha. Ibyo bikandya mu mutwe bikambabaza koko. Nadia ati nutitonda ahubwo uziyahura ari wowe mu gihe uzi ko Ivy ari ushobora kwiyahura. Ati njye niyahura, ntazatumye ari we wiyahura se. Umva rero nkubwira, Mani natangiye kubona utumenyetso tw'uko Ivy nariya mu bari gukundana, kuko kuri status ya Liam harimo udutoma, utugambo turi sweet, wagira ngo afite umuntu ari kubwira. Kandi nanone nareba na status za Ivy nkabona wagira ngo nawe afite umuntu aba ari gusubiza. Ibi bintu rwose marange bitangiye kuntera ubwoba. None naba nararuhiye ubusa. Ngaho reka nkwereke, reba nk'ibi ngibi Liam yanditse.
soma neza. Kwanza reka ngusomere. Yanditse ati sweet, umeze nk'inzozi nari nzi ko ntazigera ngeraho. Njya kugukunda nari meze nk'aho ndimo ndakora mu muriro. Ntabwo niyumvishaga ko umuntu nkawe yankunda nangwa se yakunda umuntu nkanjye. Ntabwo niyumvishaga ko umwari mwiza nkawe yakunda njyewe Liam. Ndagukunda kandi nk'uko nagusezeranyije nzakomeza kugukunda ndetse no kubikora. Buriya ati noneho wabyumvise Nadia atego ko ndabona bitoroshye. Buriya ati hoya uretse nkwereke none ibyo Ivy yanditse agira ati wanyeretse ko byose twacamo mu rukundo nta cyahangara urukundo. Ati ntabwo nari nzi ko umubano wacu ari iki kizavamo. Ndagukunda mine, webare kudacika intege ngo ntererane aho byari bikomeye. Ntabwo nakwiyumvisha ko uri uwanjye, ikindi sinakwiyumvisha uko ubuzima bwaba bumeze utaburimo. Ndagukunda cyane, nagukunze ahahise, ngukunda uyu munsi ndetse ngukunda n'ahazaza. Nadia Teguko, urukundo ko rugeze kurera, byashyushye byakomeye. Maye nkawe urumva ntabwo bufite. Byihorera urumva we urumva nta bwoba mfite se nyine ndabufite kandi bwinshi. Nadia ati none dukora iki? Undi ati mfite ikintu ngomba gukora. Iminsi iragenda ikicuba, amezi akaba menshi, imyaka ikaba myinshi. Liam na Ivy bari mu rukundo, bameranye neza, bishimye, ubona urukundo rwabo ruri ku rwego rwiza. Igihe kiragera Liam agafata Ivy akajya kumwereka umuryango we, ukamureba ukamukunda ndetse ukanamwishimira. Hanyuma Ivy nawe agira ati agafata Liam ajya kumwerekana iwabo. Urukundo rwabo ruba rugeze kure kandi rwose ubona bafitanye urukundo rwa nyarwo. Sasa umunsi umwe Liam yigicariye ahantu ajya akabona Ayman araje. Kamwicara iruhande. Liam biramucanga, bari kwibaza umuntu uje kwicara iruhande rwe uwo ari we n'icyo ari cyo, ariko nabashe gusobanukirwa. Yamahera akabaza Ayman akamuga ati se bro bite? Ayman ati ni sawa, ndatse umeze neza.
ndati yego meze neza kuri hano se Ayimana ati niwe narinje kureba ndatuje kundeba se njye nawe turaziranye ndashobora kuba utekereza ko tutaziranye ariko njyewe ndakuzi yamate kuba unzi rero nta kintu bisobanuye njye ntabwo nkuzi ahubwo kuri hano ndati njye narinje kukubwira ko ibintu urimo ushatse wabirekeraho yamate ibintu ndimo ni ibiki se ndimo Ayimana ati ndabizi kuri gutegura ubukwe ndanabizi ko ugiye kubana na Ivy ariko se waba uzi umukobwa mugiye kubana uri sure uramuzi neza Riyama turashaka ngo mumenye mu buhe buryo nzi wabo nzi tata we nzi na mama we nzi n'umuvandimwe we nzi nyirasenge nzi na musaza we na zimwe mu nshuti ze so uragira ngo mumenye birusaho ze ndatariko abanyarwanda baciye umugani ngo nginshakira mu ruho nibazamo uriya mukobwa wabuze impamvu njye nawe tutabanye kwanza ntago nakwibwenge nitwa Ayimana Riyamahera akagira umujinya agaruka agahaguruka agahera kamufata mu ijosi akamubwatsumva nkubwire wa mushenzi ntukongere kuvuga kuri Ivy nyuma y'ibikomere wamuteye na nyuma y'agahinda wamuteye nyuma y'ubugoryi bwawe n'ubucucu bwawe bwo guhemukira uriya mwana n'uyu munsi uracyamuvuga uratinyuka Ayimana atari ko watuje nkabanza nkakubwira njye nakubajije umukobwa mugiye kubana uramuzi ese wabuze impamvu njye nawe tutabanye ariko ukuri kose ntago kujya hagaragara umva rero nkubwire uriya mukobwa ntabwo gushaka kwiwe bishoboka iwabo bamumurikiye indi myuka buriya mama waraterekera nuko utabizi nyine mubareba bari hariya basenga ariko mama we n'umurangi ese uzi impamvu mama we yabyaye umwana umwe uzi impamvu abana be ba mbere batigeze babaho ese urabizi neza ko bakuru be bapfuye afite mukuru we utakiriho na musaza we bapfuye nibyo kwa nyina byabicaga uriya nawe bafite ibyo bamumurikiye niyo mwabana nimwamarana kabiri uriya mukobwa ariho umuvumo nta keza kiwe ni mwiza pe umusore wese yakifuza kumutereta ariko byonyine imivumo afite ntago imwemerera kugira umuntu babana none nawe uri aho ngaho urumva waritoraguriye zahabu Riyama tugize ngo iki mbase buretse gato wintera ubwoba ndaterega uriya mukobwa ntago azigera ashaka bibaho niyo yashaka ntago azigera abyara kuko uriya ni umwana w'abarangiye iwabo bamumurikiye abarangiye ese wabonye umuntu ubyara umwana umwe akaba ari watahira ubundi uretse abarangiye
nta wundi muntu ujya ubyara umwana umwe, nabwo hariya navuga ko ari ihirwe umuntu aba yagize. Rero nari nje hano kukuburira ngo we kwiroha mu ruzi urwita ikiziba, we kwirahurira amakara ku mutwe wawe ngo urabana na Ivy. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ese ibintu Liam abwiwe aha araza kubyitaho nangwa arabirenza amaso? Inkuru yitwa Inzitane, byose twibaza ni mu bice bizakurikira. Njyewe nitwa Atete, inkuru ninjye yandika kandi ni nanjye wibagezaho.